turimo kubona abajene bakiri batoya, urubyiruko turimo kubona muri iyi minsi rwose bitameze neza kubera ko ishyari rimaze gufata umwanya munini cyane mu buzima bwa muntu buri munsi. Birababaje cyane kubona hapfa abantu bato cyane muri iyi minsi. Abantu bakuru nibo basigaye babiranze bakavuga ngo ntabwo abantu batoya bapfaga kera cyane nk'uyu munsi uko bimeze. Bigaragara ko abakiri batoya aribo bagomba kugenda bapfa ndetse bagapfa impfu zitandukanye, impfu z'amayobera mu buryo butari bwiza kandi mu buryo bw'ishyari. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu cyitwa ishyari. Kuki ishyari ryiyongereye mu rubyiruko? Kuki ishyari riri mu bato n'abakuru? Ese biraherera hehe? Biragenda bite? Hakorwa iki kugira ngo abantu bitwararike? Kubera ko aho ishyari riri hari urwango, aho ishyari riri hari urupfu, aho ishyari riri hari akagambane, ntabwo byoroshye. Maze nta munsi ushize hari inshuti yacu nayo byagenze gutyo, hashize umunsi umwe tumushyinguye, nawe yazize ibyo ngibyo, ari umusore muto tungana, hari imyaka 25 ukiri mutoya. Twagiye kuba tubona abanyeshuri basoza kaminuza bagafasha imiryango yabo, ariko hashira agahe gato cyane basoje kaminuza ugasanga bapfuye impfu zitunguranye. Ibyo biragaragara cyane, ukumva umuntu ngo yarwaye umutwe saa 8 z'ijoro bamujyanye kwa muganga arapfuye, ugasanga uwo muntu yari akiri mutoya ndetse ugasanga ubwo aragisoza kwiga cyangwa se akiri kwiga mu mwaka ku ishuri. Ibyo bintu bakunda kubaho cyane. Cyangwa se ugasanga umuntu nibwo yari akibona business akora kugira ngo yiteze imbere, ariko kubera cya kintu ngiye kubaganiza muri uwo mwanya ugasanga baramwishe, baramurose. Ndetse abantu b'abagome ntabwo bagishaka ababyeyi bacu, ntabwo bashaka ababyeyi banjye cyangwa ababyeyi bawe, ahubwo barashaka wowe. So kugira ngo rero ababyeyi ntibazabone ibyishimo by'abana, niyo mpamvu basigaye bareba umwana ageze ahagera handi agiye kugira icyo yimarira, amare umuryango bakamugira nabi. Reka mereze ikaze wowe udukurikiye, nshimira mwese abamaze gukanda kuri subscribe, reka nshimire buri munyarwanda wese umuntu wese munyarwanda ari mu mahanga, mwese mwakanze subscribe munyuze kuri YouTube channel yacu, ndetse mukoresheje Facebook, TikTok, mwarakoze cyane, Imana bahereze umugisha. Dukwiye kwibaza ngo ese ishyari ni iki? Ishyari riterwa n'iki? Kuki ishyari ririmo kwiyongera mu rubyiruko riterwa n'iki? Ese mwebwe urubyiruko, twebwe urubyiruko turagitwaramo gute? Ese ababyeyi bagira inama abantu gute? Ese ibi bintu siyanse ibivugaho iki, cyangwa se Bibiliya ivugaho iki? Ubundi mu magambo make ndagira ngo nawe ujye muri comment utubwire uburyo ishyari uryumva. Ishyari ni iki? Ese hari abantu wabuze bakugiriye ishyari ukabimenya neza ukagira uko ubitwaraho kandi uyu munsi ukaba ukiri muzima umeze neza? Ishyari ni igisubizo cy'ibyo umuntu yibwira cyangwa se atekereza cyangwa se yabonye kuri mugenzi we. Hahandi ruvuga ngo ni igisubizo cy'ibyo umuntu yibwira yabonye kuri mugenzi we cyangwa se atekereza, akabona iterambere umuntu afite, inshuti afite, intsinzi, icyo twita achievement. None ugatangira kwibona yuko mugenzi wawe atabikwiriye, ahubwo ari wowe wakabaye kuba ubikwiriye. Cyangwa se ukabona mugenzi wawe afite umugisha, ukumva yuko uwo mugisha afite atari we wakabaye kuba uwurimo, ahubwo ari wowe wakabaye ko uwurimo. Cyangwa se intebe yicayemo ni wowe wakabaye kuba uyirimo. Niba ari akazi afite, ukumva ko umwanya afite ni wowe wakabaye urimo kugira gute kuhakora. Niba ari igikundiro afite, ukumva ko igikundiro afite ni wowe wakabaye kuba ugifite. Ako ni akantu ka mbere. Aka kabiri ni uguhomba. Ukumva yuko niba mwatangiriye rimwe business cyangwa ikintu runaka cyangwa urugendo runaka, wowe ukaba ukumva warahombye, ariko ntabwo ndi guhomba kubera ko nta mahirwe makeya. Noneho mugenzi wawe kubw'amahirwe meza cyangwa se amahirwe yagize akagira uko azamuka gake, ukumva we donc wahombye. Mwagiye kudepoza, we baramutwara, wowe urasigara. Utekereje yuko kuba bamutwaye uwo mwanya agiyemo ari wowe bakabaye kuba urimo.
so ni ibintu bimaze kugaragara mu bajene muri iyi minsi, si mu basore gusa no mu nkumi birahari. Niba hari umukobwa mwabyirukanye muri iyi nkumi agakora ubukwe cyangwa se ukabuze neza ko afite ubukwe, nyamara muri mu myaka imwe mwese murakuze, wowe nta muntu urakubwira ngo gutya na gutya, ukumva ko mugenzi ugiye gukora ubukwe wabwica wabwangiriza. Njyewe mfite ingero nyinshi z'abantu byagiye baho muri ubwo buryo, ugasanga umuntu akugiriye ishyari, mwarakuranye ufite ubukwe ariko ntabwo yishimiye ko ugiye gukora ubukwe ukamutanga ukamusiga muri bwa bukumi. Ibyo bintu birahari cyane rwose. Mugenzi w'umukobwa afite akazi ahantu heza, nawe uri umukobwa ukumva yuko aho bamukunda ukwiye kumuvanayo, iryo ni ishyari. So kumva yuko ari ibyishimo mugenzi wawe afite, umugisha afite, igikundiro afite, ibyo yagezeho ari we wakabaye uri mu mwanya wanzu. Ibyo bintu rero bimaze gutera impfu za hato na hato, bimaze gutera urwango mu rubyiruko. Ariko se Bibiliya bivugaho iki? Siyansi ivugaho iki? Turabyitwaramo gute nk'urubyiruko? Ntekereza ko nawe urimo kundeba uyu munsi ntabwo twashidikanya yuko udafite abantu batishimira iterambere ryawe. Nibyo. Hari umubyeyi twaganiriye ejo, aha urugero rw'umwana wo muri famiye yabo, yatambutse ahantu arimo gutaha bamutera icyuma amara arasohoka, ayasubiza mu nda, arirukanka ajya kwa muganga, uyu munsi arwariye mu bitaro. Iryo ni ishyari. Mwibaze namwe ubwo bugome buhari muri iyi minsi. So reka tubaze, ese Bibiliya ishyari irivugaho iki? Murabona ko hano mfite Bibiliya, ushobora kuba nawe uyifite hafi yawe, yaba Bibiliya ntagatifu, yaba uri umuhamya, yaba Korani. Nzi neza ko hari amasomo Bibiliya zigira na Korani avuga ku buzima bw'abantu, imibereho y'abantu n'imyitwarire y'abantu mu buryo bwa Gikristo. Reka dusome wenda kuba Abakorinto igice 13 umurongo wa 4 uvuga ngo urukundo rurihangana kandi rugira neza, ntirugira ishyari, ntirwirata, ntirwiyemera. Nabyo bisa neza. Urukundo, imbusane yo kugira ishyari no kugira urukundo, kuko ugufitiye ishyari nta rukundo aba agufitiye. No, ntabwo umuntu ufite ishyari nawe mushaka kugirira iki? Urukundo. Ariyo mpamvu hano rero tumaze kureba ngo ese urukundo ni iki? Ukuvuga ngo ahantu hatari urukundo haba hari ishyari, haba hari urwango, haba hari uburozi, haba hari amazimwe, haba hari ubujura, haba hari akagambane, haba hari ibintu ibyo bibi byose tubona umunsi ku munsi. Turebye mu Migani ibice 14 umurongo wa 13 baravuga ngo umutima utuje niwo bugingo bw'umubiri, ariko ishyari ni urusobe rw'amagufwa. Ntabwo naje kwigisha Bibiliya, ndimo ndabereka uburyo icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'iki? N'ishyari. Hanyuma Yakobo 3:16 baravuga ngo aho hari ishyari no kwikunda haba imvururu n'ibikorwa bibi byose. Ngiri ijambo nshaka tugaruka uyu munsi ngo aho hari ishyari hahora kwikunda, ahora imvururu n'ibikorwa bibi byose. Bajene mumbwire mujye muri comment, ibyo mvuga ni ukuri ntabwo ari ukuri? Ntabwo barimo kubona yuko bagenzi bacu, bashiki bacu, barumuna bacu, bakuru bacu barimo kugenda bagambanirwa umunsi ku munsi kubera uko ibyo barimo kugeraho? Umunsi yuko abagome batagishaka ko ababyeyi banyu babona ibyishimo byanyu, babona abuzukuru, babona n'abuzukuruza. Barashaka yuko wiga wagira ahandi ugiye kubona akazi wakabonye, bagahita gukora mu buzima. Ariko se ibi ngibi biterwa n'iki? Nakubwiye ngo hari umuntu ya kuri social media akagiranya ubuzima bwe n'ubwo bagenzi babayemo, ukabona mugenzi wawe yapostinze, yasohotse, ari mu kazi, ari mu kabyiniro, ari gucuruza, ari muri alimentation nziza, afite umugabo mwiza, afite ubukwe, yasohotse kuri date, ugatangira ukibaza ariko ngiye ko kinkiri hano. Ukabona bagenzi bawe muri murungano hari aho bageze, ariko wowe uracyari hasi. Mu by'ukuri kwihanganira gutegereza amahirwe yawe ugasanga ni ikibazo. Ariko nababwira ngo ntabwo ari byiza kwihangana ngo udategereje utarimo gukora. Ukwiye kugerageza kandi bya bintu ubona biciriritse bisebetse ukihangana ukabikora. So rero hari ukuntu tugiranye ubuzima tubayemo n'ubwo bagenzi bacu babayemo. Izi ntoki ni 5 kandi ntabwo ziyeshya ariko ziruzuzanya. Ukuvuga ngo muri iyi si tuzabaho, tuzavukana, tuzasangira ibere, ariko ntabwo tuzasangira umugisha. Ntabwo tuzangana mu bukungu, ntabwo tuzangana mu bwenge, ntabwo tuzangana muri byose, ariko tuzuzanya. So bajene rero ntabwo ari byiza kugira ishyari. Kambwira abantu bafite ishyari aka kanya, ishyari ntabwo ari ryiza. Wirakara mugenzi wawe, wikumva ko umwana arimo ari we akabaye ko urimo.
niba yarawugiyemo atabifite uburenganzira, iyo ni Imana irabizi, kandi ibyo akora bizagaragaza uwo ari we. Hari umuntu ujya mu kazi kubera ko wenda umwanya urimo utari wowe, kubera ko habaye ikimenyetso cyangwa se n'ibindi bikakubabaza cyane, ariko reka ibikorwa bye bizagaragaze uwo ari we. Ntabwo ndivuge aha ariho, ariko hari nagiye kwaka serivisi ejo bundi mu minsi yashize, kandi ni muri leta pe, ariko twasanze umumama arimo kudukorera kuko twamubonye yakoreraga umuntu nk'amasaha 2, ugasanga abandi bose barimo gukora vuba vuba, ariko ugasanga abantu 2 abakoreye nk'amasaha 5 cyangwa ngahe. So ukibaza ariko bimeze biti? Hari n'ukuntu umuntu agenda yiga gake gake akagenda amenya akazi buhoro buhoro, ntabwo twamurenganya, buri wese agenda yiga buhoro buhoro, ariko aho ngaho nibaza ngo ese ibi ngibi byo ni ibicara ukuntu na mugenzi wari mu kazi rero ukabona wenda afite imbogamizi zimwe runaka, ugatangira kumva yuko ahari atakwiriye atakabaye kuba ari aho ngaho. So ibyo bintu ntabwo ari byiza, ariko reka tubaze siyanse yo ibivuga iki? Nagerageje kwicarana n'umwarimu wa siyanse, nkatutaba ngasoma, ndakuriye murandasi, ndakuriye interinete, mbaza amakuru n'ibiri mbwira ibi siyanse yo yaba ibivuga iki. Ariko nayo reka tubaze ubundi mu Cyongereza ijwi ryitwa jealous cyangwa se envy, ni ukwifuza ibyo undi afite, ishyari rishingiye ku kugereranya, kuvuga ngo ni uko ishyari n'undi yagereranyije ubuzima bwe n'ubwabo. Ese ni ukubera ko dushaka ko abandi bari gukora? Aregerekana natwe no ku bantu bakuru, imiryango yacu tuvukamo, ugasanga ushatse umugore afite bagenzi be bigana, wenda bafite ibyo bamaze kugeraho, noneho yajya mu rugo ugasanga birimo gukora, agatangira kugisha ni bagenzi be no kwirebamo urwango rugaragaza rumwemeza yuko atakaye ko yarashatse nawe. Ibyo bintu bidahari, ibyo bikaba cyakorwa ishyari riri ahantu hose, mu bakozi, mu banyeshuri, mu bakunda, ahantu hose hari ishyari mw'abantu mwe. Ahantu dukorera umunsi ku munsi turabigenza gute? Ishyari rero ni ukwigereranya mister, mumbabarire, kugereranya ubuzima bwawe n'ubwa mugenzi wawe byihorere, bihagarike. Reba aho hasi ukande subscribe, ukore like, ukore share, ndetse ube na comment uburyo nawe wumva ese koko ibi bintu urabibona, urabizi ko bibaho, urabyitwara munsi. Hanyuma ngo ni ugutinya kubura icyo ukunda, urukundo, umwanya, agaciro. Hari abantu muri iyi si bafite ishyari ryo kubura umuntu bakunda, aho kugira ngo abure umuntu akunda yakura ugapfa ukavaho. Abakobwa bagira ikintu kigira ngo ikintu cyitwa ngo tumuhombe twese, ukumva niba ukunda umukobwa mugenzi wawe yaramutwaye, uramugambanira, mumukubite, umuteze uburwayi, cyangwa se umurangize. Niba umukobwa, abakobwa bo noneho byamaze kuba nk'ingeso, ubonye umutipe mukundana ufite icyerekezo, hanyuma mugenzi wawe akugiriye ishyari, aturamu nawe ndamukunda ntabwo namuhomba. Guhomba umuntu ukunda nagiye mbibona nkiga no muri cycle supérieure, ukaba ukunda umukobwa bagenzi bawe n'abamukunda, akabona nyine harimo akantu, ariko ibyo bintu birakura kubera ko niyo maze gukura ukabona bagenzi afite umukobwa mwiza bakundana, kandi nawe umukunda wumva ko atari wakabaye kuba akundana nawe, ahubwo ari wowe. Abakobwa bagishyira byinshi cyane, uriya mutipe ndamukunda, bikarangira nk'umuhombye cyangwa se uteje uburwayi uwo musore. Ibyo bintu rero, ikindi gikomeye ngo ni umwanya w'akazi. Tugira ishyari kubera akazi dukora, akazi bagenzi bacu barimo gukora, ukumva yuko mugenzi arimo gukora ariko akarere kumuhari. Kuki turimo kwishyira bagenzi bacu? Twakwihanganye tugakora, tukarinda igihe cyacu, amahirwe yacu y'ubuzima bwacu. Ibyo bintu rero ndagira ngo rwose mumfashe tuganirize urubyiruko, nimureke tube intangarugero. Impamvu dufite iyi content yacu tube intangarugero ni ukwigisha urubyiruko, abato n'abakuru. Iyo mvuze ngo kuba intangarugero, ni moteri idushyiramo imbaraga n'imyumvire zo kugira aho twivana n'aho tugera, tubifashijwemo n'iki? Gusenga, gukora no kwihangana. Ibyo nuko ari bitatu: gusenga, gukora no kwihangana. Niba utabifite
ugisanga mu ishyari. Niba udafite kwihangana wowe ubwawe nsubiza ugasanga ufite ishyari. Niba udakunda umurimo urasanga ufite ishyari. Niba udasenga urasanga ufite ishyari. Ni ibintu bitatu mbabwiye, buri wese niyisuzuma mbwire. Nusanga udafite kwihangana, utihangana urasanga ufite ishyari. Nusanga udasenga utabana n'Imana ntabwo uri bubure ishyari, wenda rikaba ritari ryakura ngo rigere kure. Nusanga udakora, utihangana, udasenga, ibyo bintu bitatu nusanga utabifite, ariko bizi kurasanga uragira ishyari nyine, kubera ko niba udakora bagenzi bakora niba bagisha ko nta murimo ufite. Niba udasenga, ko gusenga bitanga amahoro, bitanga kwihangana. Iyo ni ibitero bije by'ishyari ugiye kubimanaginga. So niba utabifite rero urumva mwabirimo nyine. Niba udafite kwihangana, amahirwe bagenzi bawe barayagira, wowe ayawe zo gutinda wumve yuko byacitse. Ntabwo iherezo ry'ubuzima bwacu ari ubuzima turimo uyu munsi ngo byanze, none mureke tube intangarugero. Intangarugero ni imbarutso y'imbaraga, motivation ituma tugera aho tuva n'aho tugera umunsi ku munsi. So rero nimureke twige gukora, dusenge umunsi ku munsi, twambaze Imana. Ndizera yuko rero bizagenda biza buhoro buhoro. Siyansi ubwayo bigaragaza ko ubundi hari ikintu bita amidara. Amidara ni igihe ishyari riba rimaze kuba rimaze gukura. Murabizi ko ishyari rikuze ribyara iki? Ribyara urwango, rikabyara ubwicanyi, rikabyara uburozi, ribyara ibintu byinshi cyane. So reka babwire ngo rero nimureke dusenge umunsi ku munsi. Reka masabere uyu murongo wo muri Yakobo ibice 3 mu 14, ni Yakobo 2 umurongo wa 3, no ibice 3 ku 14 kugera ku 16. Ngo niba mufite ishyari, ribi ni ishyari ryo kwikunda mu mitima yanyu. Yes, niba mufite ishyari ribi ni ishyari ryo kwikunda mu mitima yanyu. Aho biri haba hari imvururu n'ibikorwa bibi. Nta muntu ugira ishyari n'umwe ugira amahoro. Iyo ufite ishyari uhorana urwango, uvuga nabi, uhorana umujinya, uba wumva rwose uhora isura yawe irakaye. Ariko hari n'abantu bagira ishyari ugasanga barijijisha. So reka ngire ku bantu rero murimo gushyira ubuzima bwanyu hanze. Ni ibiki birimo kuzana ishyari birimo gutuma abantu batwanga? Wasohokeye ku mazi wapostinze, wari ibiryo runaka wapostinze, abantu bagusuye wapostinze, wabonye akazi wapostinze, wagiye mu ndege wapostinze. Kubera icyo urimo gushyira ubuzima bwawe hanze kandi uzi ko bagenzi bawe hanze bagufitiye ishyari kandi bagiye kubangiriza ubuzima, wakwize kugira ubuzima bwawe privacy ukaburinda. Urubyiruko dufite indwara yo kugaragaza imibereho dufite. Natwe turi mu irushanwa ryo kwereka bagenzi bacu ko twabasize. Ndabizi ko hari abantu bari mu irushanwa ryo kwereka bagenzi babo ko babasize mu iterambere. Nasohokeye ahantu heza na postinze, muri hoteli na postinze, ndi muri pisine na postinze. What? Ndi kuri machine ndi mu kazi na postinze. Ese uzi ko bose bagukunda? Ubuzima bwawe ni ubwawe n'umuryango wawe n'Imana yawe. Hari ibyo abantu yego bagombye kuba babona nyine uko bayeho, ariko hari ibindi bikurinda. None se ndimo mfite telefone igura miliyoni 2, zirahari zinarenze kuri ayo ngaho. Na postinga ngo Mana shimwe naguze telefone ya miliyoni 2, kandi inzira ucamo akayira kagera mu rugo iwanyu nubwo ari mu gipangu ntuzi ugutegeramo ngo ninde. Ibaze ko ufite akaboko kawe gafite miliyoni 2 mu maboko yawe ukagenda ufashe gutya, uribwira yuko se uri safe neza? Gusa icyo nshima cyane igihugu cyacu gifite umutekano 100%, ariko natwe ubwacu tugomba kwigiramo uruhare. Ntabwo bazarinda umutekano w'igihugu ngo nawe aho uri baze bakwesikotinge. So ukwiye kugiramo iki uruhare. So mureke tuve mu marushanwa yo kugaragaza ko turusha abandi, ko hari aho tugeze kurusha abandi, ko hari abakiri inyuma. No, twubahane. Ufite akazi we mugenzi we, utagafite yubahe iki mugenzi we. Tureke ishyari, tureke urwango. None ndagira ngo mumbwire umwanzuro mugiye gufata. Ese uzajya wemera gushyira ubuzima bwawe hanze bwose cyangwa ugiye gutangira kubika ubuzima bwawe neza? So rero reka mbasaba ikintu, tugabanye ishyari, twiga gusenga, kwihangana,
hano gusenga, gukora no kwihangana. Nusenga ntukore wapi, nukora ntusenge wapi. Nta wakwihangana adasenga adakora, ntabwo bibaho. Kuko n'umuhinzi arahinga akihangana ibiribwa bigapfa bikagira gute, ariko niwe udutunga. So rero kambabwire, turwanye ishyari, turwanye urwango, turwanye gusebanya, turwanye gushaka gufata amahirwe atari ayacu, turwanye ubwibone, turwanye ubwiyemezi, turwanye ubusinzi, turwanye kwikunda, turwanye kugira imvugo mbi, turwanye buri kintu cyose cyakora urwango hagati yacu n'abavandimwe, kandi turwanye ikintu cyose cyazana kwigeranya bagenzi bacu muri ubuzima bwa buri munsi. Tube inshuti nyanshuti, tube intangarugero, dukunde ababyeyi, dukunde igihugu, kandi dusenge cyane, dukore. Ubuzima ni umusozi, ntawagera ku musozi atazamutse ngo bikunde. Bisaba intambwe ku yindi, umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza, bakunda cyane, mukandi subscribe, ndetse murebe WhatsApp group, link iri muri comment aho ngaho, then zambagezaho n'ubundi biganiro byiza umunsi ku munsi. Murakoze, Imana ibarinde.